inama. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadith aratubwira ngo idha hamma ahadukum bil amr, umwe muri mwe naramuka agize ikintu ashaka kujyamo, ukunze umukobwa urashaka yuko umushaka, urashaka gushora amafaranga muri business, urashaka kugira ikintu icyo ari cyo cyose ujya muhaye agaciro, falyarka rak'atayn min ghayri al-fariida, ajya sarira kebyiri, ajya sari sala, ajya akora isengesho rigizwe na raka ebyiri. Iyo bavuze raka ni uburyo tuzamuka tukamanuka twongera tukazamuka tukamanuka. Numara gusenga za raka ebyiri, thumma yaqul, narangiza avuge buno busabe buvuga ngo Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, Mana nyagasani ndagusaba yuko wampitiramo ku bumenyi bwawe, kubera yuko ubumenyi bw'Imana burenze ubumenyi bwacu twebwe abantu. Wowe ushobora kubona umwana w'umukobwa w'inzobe, umukobwa uteye neza, umukobwa ufite amabuno, umukobwa ufite mu nda hato, bya bindi abasore benshi bakunda. Umukobwa utari muremure cyane, utari mugufi cyane, uringaniye, umukobwa ufite amano meza, umukobwa useka neza, bya bindi byinshi twese twitaho. Ariko disi bya bindi byose wabonye ni umugore wo kujyana mu muhanda, ariko si umugore wo mu rugo. Kuko abagore bagabanyije ibice bibiri. Hari umugore urimbana abantu bose akavuga ati pe afite icyuma, tugendeye ku mvugo z'abantu basore bacu. Hari n'umugore wo mu rugo, umudamu wo mu rugo, umugore wubaka. Abo ni abantu babiri batandukanye cita. Hari umudamu uzashyira hari ifoto abantu bose, shehe ibintu wadukoreye biteye ubwoba, uriya mugore pe wamukuye. Hari n'umugore wubaka, ushaka kuba ubwiza budakabije cyane, ariko azi gutetesha umugabo, azi kubaha umugabo, azi guca bugufi, azi kubyara, azi kurera, azi gutuza akicara akarera abana, azi plan, azi kureba ibituma urugo ruzamuka, azi kwita ku byatuma muva mu bukode mukageraho mwubaka mukajya mu nzu yanyu. Uwo ni uwundi mugore wundi. Bityo rero twebwe abagabo iyo twitegereza hari igihe dushyiramo santima zacu nyinshi. Hakenewe rero istikhara, kugisha Imana inama. Mana nyagasani ndagusaba yuko wampitiramo ku bumenyi bwawe, kuko ubumenyi bw'Imana ni bugari kuruta ubumenyi bw'umuntu. Imana ibiza umuntu inyuma na hehe n'imbere. Njya mbona abantu posting amafoto akavuga ati rwose wowe uri mwiza in and out, imbere n'inyuma. Ninde se wakubeshya? Imbere hazwi n'Imana. Umuntu ni mugari cita. Ushobora kujya gusura umuntu akiriza akakubwira ibinyanga by'abantu bamukose, bamukoreye ibintu by'ibidega bamukoreye, wajya no kumva abandi ugasanga uyu nguyu wariraga ahubwo ari umuntu mubi cyane kurusha. Ababwira ko ari isengesho ryonyine rimubeshejeho. No kuvuga ngo rero umuntu ni mugari. Niyo mpamvu rero umuntu yagiye gushaka gisha Imana inama. Mana nyagasani ndakugisha inama ko wampitiramo ku bumenyi bwawe, wa astaqdiruka biqudratik, nanagusaba yuko no kuvuga ngo Mana nyagasani ndagusaba ko wampa ubushobozi bw'iki gikorwa ngiyemo, wa as'aluka min fadlika al'azim, kubera ko Mana nanagusaba yuko wampa mu ngabire zawe zirenze. Fa innaka taqdiru wala aqdir, Mana urashoboye ngewe sinshoboye, wa ta'lamu wala a'lam, Mana uzi ibyihishe n'ibigaragara kandi ngenzi ibigaragara gusa, wa anta allamul ghuyub, Mana ni wowe uzi ibyihishe mu bantu n'Imana ibizi. Twebwe duca urubanza, nahnu nahkum bizahir, twe duca urubanza ku bigaragara, visage ngibi ka housing niyo tureba. Wallahu yatawalla sarair, ariko Imana izi imbere h'abantu. Imana imbizi imbere h'abantu. Umuntu ashobora kukureba akwifuriza yuko upfa kandi ari guseka. Ngiye mu kiganiro cya kindi twakoze, waja'u abahum isha'an yabkun, bene wabo ba Yosefu umwana wandi wa Yakobo bagiye kwicisha, bamara kumujugunya muri cya cyobo, bagafata ya myenda ye bakica ya ntama bakamena ya maraso, bakavuga ngo igisamago cyamuriye. Baje barira nijoro, baje barira. Ibaza ariko abantu bagabo bari kurira, abantu 10 bari kurira bose nk'ibyana bitoya, bari kurira bavuga bati mugenzi wacu yapfuye. Papa wabo yari umuhanga Yakobo, Israeli, ari nawe uvaho buriya bwoko bacu 12 ba Israeli. Arababwira ati ayyuzi bin aqil, iki gisamago gifite ubwenge bungana gutya ni cyahe cyafashe umwana kiramwambura, gikuramo rwose udupesi neza, gikuramo agakanzu neza n'agakabutura neza, kibona kumurya. Iki gisamago ni cyahe ko gifite ubwenge bwinshi? Icyo twigamo ni ikirero, ntabwo ko abantu uko ubona umuntu ntago ari kabameze. Abantu turi bagari cyane. Niyo mpamvu istikhara irakenewe, kugisha Imana inama. Ni nayo mpamvu urayibwira ngo wa anta allamul ghuyub, Mana ni wowe mumenyi w'ibyihishe, kuko twe ntago tuzi ibyihishe. Hanyuma ugahita ukomeza uvuga ngo Allahumma in kunta ta'lam, Mana niba uzi neza ko anna hadha al-amra, ko iki kintu ngiye kujyamo, warangiza ukanakivuga. Niba ari urushako ugahita uruvuga izina, niba ari business ugiye gushoramo amafaranga ukayivuga, anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, niba iki kintu ari cyiza kuri nge mu dini yanjye. Ushobora gushaka umugore akagufasha kubaha Imana. Niyo mpamvu idini ariyo rya mbere uvuga, kandi dini rifite agaciro kuruta ibindi bintu byose bisigaye. Ubwira Imana ati Mana niba iki kintu ari cyiza ku idini. Ushobora gushaka umugore akagukura no ku Mana burundu, ntuzongere no gusenga. Nkuko n'umugore ashobora gushakwa n'umugabo yubaha Imana, umugabo ahubwo akaba ari nawe umukura ku Mana. Ushobora gushakwa n'umugabo nk'inzoga agahita azikunywesha kandi utarazinywaga. Nawe umugore ushobora kuba
wazinywesha umugabo iyo uje uri kigusha. Niyo mpamvu ubwira Imana ati Mana niba uyu mugore ari mwiza ku dini yanjye, wa maashi ari no mwiza mu buzima bwanjye, wa aqibati amri niba ari na mwiza muri future. Imana izi future ariko ye ntayuzi. Future na amasaha ari imbere, guhera ku masaha ari imbere gukomeza, iyo yitwa future. Niyo mpamvu ubwira Imana ati wa aqibati amri, Mana niba ubona ari na mwiza mu bihe byanjye biri imbere, faqdurhu li, ndagusaba yuko wamungenera, wa yassirhu li, unamunyorohereza mu kumugeraho. Urumva ikintu kubwira Imana, thumma barik li fihi, unanshirira imigisha mu mibanire yanjye nawe yahazaza. Iyo urugo rubonye imigisha y'Imana ruba ari urugo rukomeye cyane cita. Reka nsoze no duwandi kwisobanura kugaruka ku mategeko abigenga, ariko iyi duwandi kujyanye isoze neza cita. Ugakomeza uvuga ngo wa in kunta ta'lam, Mana niba unabona yuko anna hadha al-amra, ko iki kintu ngiye kujyamo, ukakivuga izina niba ari urushaka ukaruvuga, sharru li, ari kibi kuri ngewe, fi dini, mu dini yanjye mu kukubaha Mana, wa maashi, no mu buzima busanzwe bwanjye, wa aqibati amri, no muri future yanjye, Mana ndagusaba yuko wakinshyira kure nanjye ukanshyira kure yacyo, hanyuma ukampitiramo icyiza kiruta iki ngiki mbonye. Ubu busabe bwa istikhara mubwiye cita, ni ukuvuga ngo uba usabye Imana yuko yo iguhitiremo wowe udashyize imbere santima zawe. Kuko abantu benshi iyo tugiye gushaka dushyira imbere santima zacu, ariko tukibagirwa yuko Imana ari izi ibyo tutazi. Niyo mpamvu Imana uyisaba ati Mana ni wowe uzi ibyihishe, ndagusaba ko wamitiramo. Niba uyu mugore ari mwiza kuri nge, mungenere, niba ari mubi kuri nge, mushyire kure yanjye. Kandi n'abagore bakurikiye kino kiganiro, ntago ari umugabo usaba ino duwa gusa, ntago ari ukora buno busabe gusa, n'umugore wemereye kuba nawe wasaba Imana gutyo ko bati Mana niba uyu mugabo ari mwiza ku dini yanjye, mu buzima tuzaba mu bwisi, muri future yanjye, ndagusaba ko wamumpa ukamunyorohereza, ukampa imigisha muri we. Niba ari na mubi munshyire kure. Uzima uvuga ngo nanyu ushyire kure, Imana ishobora kugushyira kure wa mugabo wowe ugakomeza ujya kumuhigahiga, ugasaba Imana ko nawe iguhungisha wa mugabo, hanyuma ungenera icyiza kurusha. Bityo rero iyo niyo istikhara. Icyo ni nacyo cyambere duhereye ku bijyanye no kurambagiza, kugisha Imana inama, hanyuma nushaka ko nkomeza no kugisha abantu inama, ubwo naho turi buze gukomereza. Reka icyo ngicyo kirahagije cyo kugisha Imana inama, ahubwo reka twibande kuri ya mategeko noneho abigenga kugera ku munsi w'ubukwe. Muri ya fiançailles hari wabanje kumuhitamo, hacaho periode ya fiançailles, hakagera no ku munsi w'ubukwe, izo process. Of course nuvuga ngo nibyo twari tukirimo. Icyambere tuvuyeho nicyo kugisha Imana inama, icya kabiri no kugisha abantu inama. Kugisha abantu inama byo bikorwa gute? Abantu batuye muri quartier, kandi ni byiza kugisha abantu batari famiye y'inama. Apana famiye se ninda kubye ko umuntu yavuga umuntu nabi wo muri famiye, aza kubye ati uguye ku mugore, wowe urashatse, twebwe twaraguye tugwisha amenyo tugwisha amatwi, ariko ubu niwe ugize amahirwe uguye ku mugore muzima. Bakakubwira ati uyu ni umugore jya ushimira n'Imana. Iyo ni famiye ye. Iyo ushaka kumenya umuntu neza umubaza abandi basigaye. Kandi ni byiza kugisha inama abantu bakuru niba uheraho, abantu bakuze. Umugore wo kwa kana, kumwana wo kwa kanaka, ko namukunze murangiriye inama, ese mwamitiramo kubana nawe. Hari abantu bavuga ati muri comment ushaka kumva umuntu avuze ati reka ngewe nakunze umuntu, se ahubwo ninde wamumbuza. Iyo umuntu afite iyo myumvire akagera kwa kundi abari kurira yarinjiye mu rushako arira nk'akabebe kakivuka, nibwo ahita abona agaciro ko kugisha abantu inama. Gisha abantu inama, abamuzi, abantu bazwiho ubunyangamugayo bwo kutabeshya, babaze kuri wa muntu. Uriya muntu muramuzi, rero gushaka gukunda umukobwa ariko utamuzi. Ni nabo benshi duhura nabo turabizi. Abakobwa benshi tubona ntituba tubazi inyuma yabo, ntituba tuzi abari bo n'ibyo bakora. Kugisha abantu inama rero nabyo bigize gute, birakenewe cyane. Ni nayo mpamvu Imana muri Qur'an itubwira ngo washawirhum fil amr wa amruhum shura bainahum. Shura irakenewe kugisha inama. Icyo ni cyakangahe? Ni cyakabiri. Icyanyuma ni icyo bita athabatu fil amr, gukomera none nawe ugafata icyemezo. Wagishije Imana inama, wagishije abantu inama, step ikurikiyeho ni iki? Ni uguhitamo. Ni nabyo Imana ivuga ngo fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Imana iti none numara kwemeza nawe ko uhisemo, iringira Imana none ukomeza, ntusubire inyuma. Ahanga none twinjiye mu irambagiza, ugiye ku approaching umukobwa. Mbere na mbere mu dini w'Islam hari ibyo bita kujya iwabo w'umukobwa kubabwira yuko wamukunze. Turi mu bihe bya fitna, ibihe by'ibigeragezo bikomeye cyane. Aho usanga muri ibi bihe umuhungu n'umukobwa rwose nibo bimenyanira, bakazajya kugira, hari abagera naho bajya kubwira iwabo ijambo baramaze guterana amata. Ibyo mu Buislamu ni cyaha gikomeye. Niyo mpamvu mu dini w'Islamu birabujijwe umugore gushakwa twite.